Yesu ashimwe twongeye kubasuhuza mu kiganiro cyacu haracyari ibyiringiro. Ikiganiro mugezwaho na Goshen Pentecostal Church ifatanyije na Pastor Alphonse. Nkuko bisanzwe bimenyerewe, uyu munsi ni byishimo kuri njyewe kubonana namwe, kuba turi kumwe munkurikira. Ndanezerewe. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi ntabwo turi bujye kure cyane, turashaka kuganira ku bibazo bijyanye n'abakozi n'abakoresha. Ayo ko navumbuye ibanga cyangwa se turarebera hamwe ibanga ryatuma uhama uramba ku kazi kawe. Ibanga ryatuma uramba ku kazi kawe, ibanga ryatuma ndamba ku kazi kanjye nkagiramo umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo tujye twumvira abatuyobora. Kumvira abakuyobora ntabwo ari kwa kundi kumvira gusa. Niba akubwiye ngo kora gutya ubikore, niba huyegira gutya ukigire, hanyuma nurangiza bigene umve ngo kubera ko numvira unyobora. Reka hari ibindi dusabwa. Yesu atugirire neza. Usabwa kumvira ukuyobora kugira ngo urambe mu kazi. Hari nk'ibintu bitatu: kumvira ukuyobora, ugashyiraho gusenga, icya kabiri wamara gusenga kandi ugakiranuka muri ka kazi kawe, icyo ni icya gatatu gukiranuka mu kazi. Hakaza n'ikindi cya kane nakwita gusohoza gukiranuka kose, utanga icya 10 n'amaturo. Ibintu bitatu bine: gutanga icya 10 n'amaturo, gukiranuka mu kazi, gusenga no kumvira. Yesu atugirire neza. Reka tutatinze dusome mu rwandiko Paulo. Tujya mu nzandiko za Paulo. Turareba mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Efeso, igice cya 6. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6, turasoma n'umurongo wa 5. Tusome mu izina rya Yesu. Ngo namwe mbata mujye mwumvira bashobuja bo ku mubiri nkuko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi, ngo kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabikorere bakibahagarikire. Ntimukabikorere bakibahagarikire gusa, ngo ahubwo cyangwa mumere nk'ababanezeza, ngo ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Uwiteka tugirire neza. Aha hantu no tugiye kuganira. Paulo mbere yuko yandika kuri aba bantu abakozi, yabanje kuvuga, noneho mbere yabanje avuga abana, ngo abana bajye, iyo usomye hejuru gato muri kiriya gice ku murongo wa mbere hari umanuka aravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Aragaruka arongera abwira ubwo n'abana bo mu Efeso, arongera agaruka abwira nanone ababyeyi. Iyo usomye hejuru ngo namwe ngo basi ngo nimugasharirire abana banyu. Ibyo ni inshingano yagendaga abana. None hagira no kuri abakozi. Iyo usomye hepfo agira no kubakoresha, ariko umunsi ndishakira kugera ku bakozi nk'umukristo kugira ngo urambe ku kazi. Hari ikintu nabonye hano kirantangaza gitandukanye no muri Afurika. Ngiye muri Afurika narahakoze mbere yuko nza mu Rwanda, mva mu Rwanda. Ngiye nakoraga mu Rwanda, naje gukora muri leta mu Rwanda. Nakoze mu Rwanda kugeza muri 2008 na 7 mbere yuko nzino. Ariko ikintu nabonye gitandukanye n'icyo nabonye hano. Hari usanga igihe cyose umuntu akora udakijijwe, uretse ko n'abakijijwe benshi babikora, ugasanga urakora neza ari uko boss akureba, uko shobusha kurebye akazura gatumitse neza urakakora neza. Noneho kuko agiye ugasanga niho uri kunebwa, nta uhari uyu munsi, nta uhari ngo nuburo turya uburo tugire gutera ngote. Wagera hano bitandukanye na hano muri ibihugu byatembera nka Canada, umuntu wese azi ko akazi n'akazi nkakora kuko niko mpemberwa.
niba ari rutine, niba ari akazi ukora ugakora gutya, ni ibintu ni inshingano zanjye, nta wundi ugomba kukankorera, ngomba kugakora akarangiza. Shobuja cyangwa supervisor cyangwa the director, the manager yaba hari, ndagakora kuko ngomba, ni devoir, ngomba kugakora, adahari ngomba kugakora, kandi ukaramba ku kazi ugakora akazi kagakora neza. Bitandukanye na hariya. Hani ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo tujye twumvira abashobuja ngo bakumibiri, badatabuje bo kumibiri, ngo nkuko twumvira Kristo. Iki ni ikibazo. Iyo Kristo uburyo tumwumvira nta supervisor dukenera. Iyo nsenga Imana nta supervisor nyenena ngo rebe ngo ngo Alphonse ngo kusenze nabi, Alphonse kusenze neza. Iyo usenga kubwe cyifuzo cyawe ufite runaka, nta supervisor ukenera ngo aza guhagarikira. Reka da. Iyo uvuze uti uyu munsi ndagira amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3, nta supervisor uza ku supervisor cyangwa manager kureba uko ako kazi k'amasengesho kawe ugakora. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo uko niko tugomba kumvira, uko niko tugomba gukorera badatabuje bo ku mibiri yacu. Niba wumva ko ugomba kujya mu masengesho y'iminsi 3 ukayikora ukayarangiza nta waguhagarikiye, niba ugomba kumva ko ugomba kujya ku cyumweru gusenga ku muntu ukumva bikujemo nta waguhagarikiye, menya ko ari kugomba gukora ku murimo we, ku murimo wundi usanzwe ubonamo igihembo, iki twita salaire. Yaba salaire mensuelle, yaba salaire y'ibyumweru, nkuko hano bahembwa mu byumweru 2. Ndagira ngo nkubwire ngo iri ni ibanga rikomeye. Dukorere badatabuja uko tutagonorwa ntawe duhagarikiye. Iri ni ibanga rya mbere tuba tuzaramba ku kazi. Irindi ibanga rya kabiri so kubikora gusa ngo ubwo dukore duhinda umushyitsi. Nyamara iyo bikoze uhinda umushyitsi umuntu ashobora kubona kuvuga ngo uriya muntu ngo akoresha igitugu. Rikata ijambo ry'Imana ribivuga ngo uriya muyobozi ngo ni umudictator. Rikata ijambo ry'Imana ribikora nibivuga dukora ntawe duhagarikiye, kandi tumubona duhinda umushyitsi. Bene data ne mushaka kuramba ku kazi, ngiri ibanga rya mbere umukristo akagombye kugira, kuramba ku kazi ugomba guhinda umushyitsi. Iri ni ibanga. Ngo impamvu icyigisho navuze ni ibanga ryo gutuma umukristo aba ku kazi ke. Gakore nkuko wibwiriza ukajya gusenga ntawe guhagarikiye. Icya kabiri, shobuja umubonye uhinda umushyitsi. Sipa guhinda umushyitsi niba uteruye ikintu ngo kikubite, mfite Bibiliya gutya, nza mpinda umushyitsi gutya mubona Bibiliya yikubise hasi, oya. Ariko mu ibyubahiro bye kuko ni umuyobozi. Ngira ngo twareba ko ku ijambo ry'Imana rivuga neza hariya muri Timoteyo, hango ubuyobozi bwose abayobozi bashyirwaho n'Imana kandi tugomba kubumvira. Nuvuga ngo yaba ari umuyobozi mu rwego rw'akazi, yaba ari umuyobozi mu rwego rw'igihugu, yaba ari umuyobozi mu rwego rw'itorero, umuyobozi wari we wese tugomba kumwumvira kuko ntabwo ari we wishyizeho. Yesu atugirire neza. Ahubwo noneho reka twebwe tumwumvire, tumuhe icyo cyubahiro cye, kandi mu by'ukuri dukore ngo duhinda umushyitsi, ni ku ijambo ry'Imana ritubwira. Hari n'akandi kantu nanone hepfo ngo mubashye muhinda imishyitsi ngo kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ikintu cyitwa kuryarya ni ikintu sinzi niba wenda iki cyigisho cyane kiri mu Kinyarwanda nta gihisa mu rundi rurimi, ariko ikintu cyagiye mu Banyarwanda niko nabivuga, bavuga ururimi ry'u Rwanda phone ukamusekera. Tukunda kubona abazungu n'uyita kuzi aragusekera akagushinyikira. Mwawe wigendera mu muhanda ukabona umuzungu arashinyitse, wabugira atakamushinyikira nawe ukamushinyikira ukigendera kuko ntumuzi. Ariko ijambo ry'Imana riramubwira ngo tubumvire, tububaha, duhinda imishyitsi kandi tutaryarya. Kuryarya ni ikintu cyateye nkabura nawe turaziranye, turagira gute komera, twaraburanye ukansekera ukagira ute, turi inshuti turaturanye, nyamara bitakuri ku mutima. Niba uri ku kazi iki kintu cyevite, uretse ko natari na cyiza mu buzima bwose bw'umukristo, ntabwo Kristo ugomba kuryarya. Cyevite ku kazi umwubahe utaryarya, niko nakubwira. Iryo ni ibanga rindi ririmo byo tugomba kwirinda kuryarya. Icya kabiri, icya gatatu, ugera igihe cyo gusengera ku kazi kawe Imana yaguhaye, kuko nutagasengera n'ubundi Satani azaza akakwibi.
noneho ikindi iyo usomye muri Maraki hatubwira neza ibijyanye n'ibyo umukristo agomba gukora, cyangwa se umuntu wese wubaha, usenga, uzimana, ibyo agomba gukiranukamo. Hatubwira neza Maraki hatubwira neza uburyo tugomba gutanga icya 10. Iyo usomye mu bice 3 umurongo waho wa 10, ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse, ngo mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, ngo ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka avuga. Ngo hepfo ngo murebe ko ntazagomorora imigomoro yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukabura aho mubukwiza. Utanga icya 10 kubw'akazi kawe, Uwiteka azagomorora umugisha. Ntabwo hano mbivuga mbwira wenda ngo basengera mu itorero ryacu, reka ndabwira umuntu wese uwo ari we wese uzi ko yakirijwe, genda ugeragereza Imana ku kazi kawe, ubahe umushoboja wawe, uhinda umushyitsi, utari mu buryarya, ugira igihe cyo gusengera akazi kawe, ugira n'igihe cyo gutanga kimwe mu 10 n'amaturo ngo tubigeragereshe Uwiteka, ngo tore ko atazagomorora imigomoro yose yo mu ijuru akaduha umugisha, ngo tukabura naho tuwukwiza. Uyu mugisha tuzahabwa rero kuramba ku kazi, niba wifuza kandi Imana izaguha karenzo kukiranuka no muri bikeya ufite, Uwiteka azagenda kwagura bitewe n'uburyo ukiranuka, kuko wumvira shobusha mu kazi kawe. We kuvuga ngo n'umudigiteta ngo dushyiraho igitugu cyangwa rubuze igitugu cyangwa bireka da. Wowe kuri byo usabwa nk'umukristo wumvira umuyobozi, nicyo kintu cyonyine tugusaba uyu munsi wa none, kugira ngo tuguhishurire ibanga ryo kuramba ku kazi. Nurangiza umwubahe, uhinda umushyitsi, umenye ko ari shobuje, umenye ko ari ugutwaye, kandi ko kuba gutwara n'ubutware nawe yahawe. Icya 3, ureke kuryarya, ugire igihe cyo gusengera ku kazi. Numara gusengera ku kazi kandi ugire n'ikintu cyitwa gutanga kimwe mu 10 n'amaturo bishyitse, kugira ngo Uwiteka aguhe umugisha, agomorere imigisha mu kazi kawe. Abandi ntibahembwa bajye babarira ku kibone nta cyamara, ariko wowe ubona amafaranga yawe ni menshi, ahubwo wabuze urimo urapangira imishinga n'indi mishinga yaguke imishinga yaguka, ari kugenda utangamo n'ibya 10. Uwiteka azaguha umugisha utagira uko ungana. Ubutaha wenda tuzagera tuvuge n'uburyo cya kindi gihe nzagira igihe mbabwira no turebe n'uburyo imigisha igenda iza ku muntu wakiranukiye Imana mu buryo bwo gutanga icya 10. Ndagira ngo mbwire ngo uyu munsi twaganiriye kuri icyo ngicyo, twaganiriye ku kintu cyitwa ibanga ryo kuramba ku kazi. Ndagira ngo mbwire ngo zirikana ibyo bintu bishyira mu bikorwa, nzumva unyandikira cyangwa umpamagara umbwira uti hari ikintu Uwiteka yankoreye kubwo gukiranuka mu ibanga cyangwa se mu buryo watweretse. Uwiteka bagirire neza. Mwari kumwe na Pastor Alphonse kuva mu itorero Goshen Pentecostal Church rikorera Ottawa, dukorera muri ku muhanda wa Boulevard Serora kuri 435 hejuru muri etage ya 2 ku muryango wa 212 niho dufite urusengero, ni naho dufite office, udukeneyeho wadusanga. N'abandi bakozi Imana tuba dukorana. Hanyuma kandi iki kiganiro tukagiterwamo inkunga na GS Studio 360 ikorera muri Ottawa Gatineau, muri iyi region ya Ottawa Gatineau. Yesu abagirire neza, turabakunda. Reka tubasengere ku bw'akazi kanyu. Numva amatwa kugusengera ku bw'akazi kawe. Niba ufite shobuja umukoresho wawe ubona mutameranye neza, niba ubona uhembwa ukabona ni nk'inyatsi amafaranga araza ntagwira, niba ufite ibibazo runaka, ndagira ngo ubwire ngo kiranuka muri ibyo ngibyo. Reka dusenga Imana, nubikiranukamo ukagira igihe cyo gusenga, ukagira igihe cyo kubashobuja, ukagira igihe cyo kumubaho hinda umushyitsi, ukagira igihe cyo kutamuryarya, kudakora nk'aho baguhagarikiriye, ukagira n'igihe cyo gusengera ku kazi kawe, noneho ugatanga n'icya 10 n'amaturo. Uwiteka azaguha umugisha ubure aho ukwiza. Reka ngusengera ku bw'akazi kawe. Turagushimye Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga kwacu. Tuzi ko waturemye udushyira kuri iyi si kandi wemera ko uyiduha mu bugisha. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo kuva iyi si yabaho, ngo nta mwana w'umukiranutsi cyangwa se umukiranutsi wigeze asabiriza. Mana, ibyisi warabiduhaye, uduha kubitwara nk'umwana w'umuntu, ubiduhaho ubutware bwose. None Yesu Kristo, twarize tubona ubuzi, tugira gute? Turashinganisha abantu bawe bose bakuri iki kiganiro bafite ubuzi.
abacyumvise reka ubahe kuramba ku kazi kabo, reka ubahe gukundwa n'abakoresha babo, reka ubahe kunyurwa n'amafaranga babona n'imishahara babona. Uwiteka Mana igira neza, turasaba kugira ngo ugende ubagura mu buryo bw'ubwenge, ubahe gutekereza imishinga itandukanye babasha konvestisa muri iriya salary yabo babona, na maze Mana nawe ubahe kongera kandi kugira umutima wo gutanga kimwe mu 10 n'amaturo bigomba kuba mu nzu yawe, kugira ngo bagomorere imigisha, kuko ijambo rye rivuga ngo bazabura naho babikwiza. Uwiteka Mana igira neza, iryo nibanga uduhishuriye ku kazi abafite ubuzi uyu munsi wa none, uburyo tugomba kwitwara kugira ngo turambe ku buzi bwacu. Shimwe kumvise gusenga kwacu, ndasabira abo bose bakurikiye ikiganiro kandi biteguye gushyira mu bikorwa ibintu twumvise. Uwiteka uri Imana itari bayari, Imana ivuga kandi igasohoza ndetse igasubiza. Reka umanuke ubasubize kuko bemeye gukiranuka nk'uko ijambo rye ribivuga. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nk'uko musaza twizeyemo. Amen. Turabakunda, Uwiteka abagirire neza, turi kumwe naho utaha. Ciao. Imana ikomeze ibagirire neza muri uyu mwaka wa 2015. Yesu abarinde. Bye.